Sinzi ukuntu narebye kuri za YouTube mbona abagande bafite inkoko zabo za gakondo bo mu kirimi cyo bazita inkoko y'inganda nkuko byumva ari inkoko z'inganda ni nk'inkoko twavuga inkoko z'inyarwanda zacu ariko no z'inganda twebwe rero twararebye tubona n'ubundi twese turabanyafrika nta tandukaniro ririmo ubundi izi nkoko tuzifite ari inkoko 500 ariko mu by'ukuri twazizanye ari inkoko z'icyororo kugira ngo tuzazagureho tugire nyinshi ndetse n'ababazumva bazikeneye nabo tuzabaheho nabo bagende borora nta bundi bumenyi burenze buhari nkuko nababwiye natwe ntabwo dufite icyo twakwita nk'uburambe mu bintu by'ubworozi ariko ibintu twarabikoze dukurikije natwe baduhaye icyororo uko twabonaga babigenza tubona ni ibintu byoroshye biratugabanyiriza igiciro yego muraho mukomere cyane umwaka muke twese mumeze mute tumeze neza ni twabasuye hano Bumbogo yego murakoze mwe muraho tumeze neza inshuti za Kofisari rero nkuko bisanzwe muri gihe tujya gusura abahinzi n'aborozi no musi twasuye umugabo witwa nitwa Jean Claude yego nkaba ndi umworozi w'inkoko gusa harimo n'andi matungo gusa kuri ubu ngubu twibanze ku nkoko tukaba twororeye mu karere ka Gasabo kugira ngo batinjizamo uburwayi ubundi izi nkoko tuzifite ari inkoko 500 ariko mu by'ukuri twazizanye ari inkoko z'icyororo kugira ngo tuzazagureho tugire nyinshi ndetse n'ababazumva bazikeneye nabo tuzabaheho nabo bagende borora ubwo rero igitekerezo cyaturutse ibintu by'ubworozi ni ibintu twumvaga mu by'ukuri dukunze kandi twifuza gukora ariko ubwo urumva iyo umuntu agiye gukora ikintu agira icyo aheraho twebwe rero twashatse kugira ngo tuzane umwihariko tutabyusanganywe kuko abanyarwanda hari ikintu kimaze kutujyamo cyane cyane mu borozi cyuko ngo inkoko z'inyarwanda ngo zidakura inkoko z'inyarwanda zitunguka ngo uzoro yarahomba twebwe rero twabanje gushaka icyororo ibyo bavugaga turebye inkoko z'inyarwanda isanga ni inkoko koko usanga icyororo cyazo cyaramaze kumera nk'aho cyangirika cyane cyane biturutse mu macugane amacugane ubwo ari nk'ibyo bita inbreeding mu cyongereza ni kwa kundi inkoko cyangwa se itungo rifitanye isano n'irindi bibyarana rero bikazabyara itungo usanga rifite uburwayi rifite ikibazo bigatuma rero ridakura rero mu by'ukuri turebye mu Rwanda twabuze inkoko twabasha korora nuko rero tuza kugira igitekerezo cyo gushakisha ahandi twakura inkoko nuko namwe mukora ibiganiro mu bijyanye n'ubworozi twarebye sinzi ukuntu narebye kuri za YouTube mbona abagande bafite inkoko zabo za gakondo bo mu kirimi cyo bazita inkoko y'inganda nkuko byumva ari inkoko z'inganda ni nk'inkoko twavuga inkoko z'inyarwanda zacu ariko no z'inganda twebwe rero twararebye tubona n'ubundi twese turabanyafrika nta tandukaniro ririmo njya numva bavuga ko hari n'igihe ingagi zacu zimuka zikajya Bugande zikazagaruka mbega nta tandukaniro zacu ko twese turabanyafrika kuko twabonaga ari inkoko nziza zikura vuba zitera amagi menshi zikabasha kurarira amagi yazo none se izi nkoko mwazizanye ari udushwi yego izi nkoko twazizanye ari imishwi yego ntabwo ari gutyo mwazizanye oya ntabwo twazanye ari inkoko z'umunsi umwe z'umunsi umwe ubu tuvugana zigejeje ukwezi n'iminsi 4 none se ubu ngubu kugira ngo muzikurikirane zigere kuri ino level ntabwo zigorana mu bintu by'imiti zikurwaragurika mwazifashe gute kugira ngo zigere kuri gutya tuzibona zingana izi nkoko ni inkoko nziza mu by'ukuri nkuko nababwiye njyewe ni ubwa mbere nari ngiye mu by'ubworozi ubwo rero no gutinya kuvuga ngo nshobora kuzorora inkoko z'inzungu cyangwa z'amapondezi zikamfana kubera uburambe bukeya hari ziriya bita za koroyiro za saso yego ziriya zose hari igihe ziba ari inkoko kenshi zisaba ko uba ufite uburambe ukamenya kubyitaho njyewe izi nkoko nazitangiranye njyenyine n'abakozi banjye batigeze bagira aho bahurira n'inkoko turazitwebwe ari inkoko umushwi w'umunsi umwe turaziyororera kugeza kuri ubu nta nkoko turapfusha none se ubu
uburwayi. None se umuntu azikeneye muzazireka manze namwe muvaneho icyororo cyangwa uzazishaka ubu ngubu yaza mukajya mumuha kuri izi ngizi? Mu by'ukuri izi nkoko ni icyororo. Izi nkoko ni icyororo kubera ko n'umwe mwatangira kugurisha. Ubu ntabwo turatangira kugurisha inkoko kuko dukeneye ko zikura zigatera amagi noneho tukayaraririza. Abakeneye amagi abanguriye tukayabaha, abakeneye imishwi tukayibaha, natwe tukabonaho noneho uburyo bwo kwaguramo ubworozi bwacu. None se kugira ngo twe gutinda muzigaburire ibyo muzigaburira none nabyo tubanze turebe no tugaruke tuganire no byimbitse tugere tubaza buri munsi. Yego nta kibazo. Tuzigabura 3 ku munsi, saa 12, saa 7 cyangwa se saa 8 ndetse na saa 1 cyangwa saa 2 z'umugoroba. Numva ni 3 ku munsi. Mu by'ukuri rero twebwe urabona nk'ibi biryo ni bimwe twese tugura ku masoko, ariko ibi biryo hari bifitemo uburyo bwinshi bushaka kutugiramo akamaro. Icya mbere biratugabanyiriza igiciro cy'ibiryo. Urumva nimba ngiye kugabura ibiro 7 tuvuga urugero, ngatanshiramo 2 by'ibyatsi hagiye binarenga none yari hafi 3. Yego. Ibi ni 3 4 gutyo kuko ku manywa turazigabura zikurya zigahaga. Urumva ingano y'ibiryo twazigaburiraga iragabanutse. Igikurikiyeho kandi urumva nta mafaranga byagitwaye. Igikurikiyeho mwese murabizi ko n'ubundi byatsi biba birimo imiti. None nk'uru rubingo rwacu twebwe dufite urubingo rwiza kuko rufite na proteine iri hejuru. Rero icyo dukora twebwe turabifata tukabivanga gusa, nta bundi bumenyi burenze buhari nkuko nababwiye. Natwe ntabwo dufite icyo twakwita nk'uburambe mu bintu by'ubworozi, ariko ibintu twarabikoze dukurikije natwe baduhaye icyororo uko twabonaga babigenza, tubona ni ibintu byoroshye biratugabanyiriza igiciro. Yego. Ubu tugiye kuzigaburira. Urabona wa mugani yuko muzigaburira ziba zibyishimiye zifite apeti. None iyo nk'izi nkoko ranaka wavuze ko ari nka 500, kumenya itariye zose mubigirwa n'iki? Zose mubona ko ziba ziri uburyo? Yego urakoze. Ikintu cya mbere tubanza gukora hano twaje ko dushoboye kugira ngo dushyiramo uburiro bwinshi bushoboka, kuko iyo ushyizemo uburiro bukeya hari gifite imbaraga, ariko iyo ushyizemo bwinshi nk'uko ubibona ntabwo apfa kubona inkoko iri gutambatamba yabuze ahantu irira. Bigusaba kugira ngo ushyiremo uburiro bwinshi ku buryo buri nkoko iza kuza kuba ifite ahantu ihagarara iri kurya. Yego nicyo kintu aho ngaho wakora cyonyine kugira ngo umenye ko buri nkoko yariye. None wavuze ngo wazanye inkoko 500? Yego 500. Kandi nta n'imwe iragira wenda ikibazo. Wumva ko kugira ngo uzagere ku cyororo gifatika, wumva ko bizagenda gute? Amagi uzakomana ziravanze bose harimo amasake n'inkokokazi cyangwa zose n'inkokokazi? Oya, ubuzima ko ureba gutya ziravanze kuko urumva umushwi w'umunsi w'ibintu washobora gutandukanya isake ndetse n'inkokokazi. Ubu rero izi nkoko ubwo twazanye ari 510, noneho cyakora hapfuyemo inkoko 2 kubera n'ukuntu ziba zijagarara, abakozi baradukandagiye turapfa. Ubu rero gahunda ihari ni ukuvuga izi nkoko nizimara kugeza amezi 3 n'igice, kuko nibwo isake bigiye gutangira gushaka kujya kubangurira, tuzahita dukuramo amasake. Gusa nk'uko ubibona amasake ntabwo ari menshi mu by'ukuri, tuzayakuramo tuzayatanga abantu bayagure cyangwa se natwe tuyashyire hanze tuyorore, noneho dusigarane inkokokazi. Ubu tuvugana mu cyumweru gitaha tuzakira izindi nkoko, inkoko 300. Izo nkoko rero 300 twazikuye mu ifamu itandukanye n'izi ngizi. Noneho izo nkoko 300 tuzabona nizo tuzakuramo amasake azaza kubana n'izi ngizi kugira ngo azazibangurire. Yego, mu rwego rwo kwanga cya kintu inkoko zacu za gakondo za Kinyarwanda zagize cy'amacugane, turi kwanga ko n'izi nazo zagira amacugane bikazarangira nazo zigize ikibazo nk'izambere. Ubwo rero kugira ngo tugire inkoko nziza ari izacu tuzorora ari izo tuzaha abantu,
bazabe bafite inkoko mu by'ukuri zifite ubuzima bwiza budafite ikibazo. Yego. Okay, none se ubundi kugira ngo utekereze uno mushinga wawutekereje kugira ngo ugufashe mu gutera imbere cyangwa wagira ngo ugire inkoko z'umwimerere uzaziha abantu woroza abantu, wowe wari ugamije iki? Icya mbere rero mu by'ukuri njye ubusanzwe nkunda ubworozi, nashakaga gukora ubworozi, ariko mbere yaho najyaga nkunda kugira ikibazo kuko nari mfite umwana mutoya, nkashaka kumugurira amagi y'amanyarwanda, none najya kumugurira igi ngasanga ku isoko hari amagi y'amapondezi gusa avanze, aya ngaya izi nkoko za kizungu, ugasanga ntabwo ari inkoko ifite umuhondo mu by'ukuri igi ryaryo. Noneho bikangora cyane kubona inkoko igira inyarwanda, noneho naho ndibonye nera ikampenda. Ubwo rero igihe none nari ngiye gukora ubworozi, ndavuga ni cya kibazo ngiye nagiraga, hashobora kuba hari n'abandi bafite ikibazo nk'icyanjye. Ndavuga ni byibura ni iki kintu umuntu yakora kugira ngo cya kibazo nari mfite gikemuke, ndetse n'abafite ikibazo nk'icyo nacyo gikemuke. Arumva ni ukurya inkoko nziza yorowe neza mu buryo bwiza ko tuzazishyira hanze, ariko kandi na ya magi yayo akaba ari amagi meza, kandi akaba atari inkoko izarusha umuntu kuyorora. Iyi nkoko uyishaka wayifata ukayishyira hanze, ikimara kugeza ibyumweru 3 wayishyira ari hanze yonyine, ikirwara zikajya kwihigira, ikabaho neza. Yego. None se muri rusange ubona ari ibintu umuntu yakoramo nk'akazi byatunga umuntu, n'ubwo wenda wabitangiye ubu ngubu wowe bibona ute? Yego, ntabwo nzi icyo iminsi iri imbere ihishe, gusa ikintu navuga, izi nkoko zifite inyungu mu buryo bwinshi butandukanye. Urumva nimba umuntu yoroye inkoko z'inyama, nta kindi kintu wazikoresha uretse kuzibaga, nta kindi kintu kitavamo. Uworoye iz'amagi arazorora zimuha amagi, ariko nta kindi kintu, wenda azategereza ko isaza ayigurishemo inyama. Ariko iyi nkoko uyifite, nimba ufite inkokokazi ukagira n'isake, izaguha amagi meza uyarye mu rugo. Nushaka nimba ari umuntu ushaka ko umuha icyororo, uzabona ya magi abanguriye uyamuhereze. Icya gatatu, izi nkoko noneho wowe uzifite iwawe mu rugo ushaka, zirororoka kuko ubwazo zifite ubushobozi bwo kurarira amagi yazo nk'izi nkoko z'inyarwanda dusanganywe n'ubundi. Noneho ku buryo niba ufite inkoko 10 utangiranye, inyuma y'umwaka ushobora gusanga wabashije kuzigaburira cyangwa kuzishyira ahantu hazima, ushobora gusanga ufite inkoko zirenze n'ibihumbi, kubera ko n'indi nkoko imwe itera amagi atari munsi ya 17 mu kwezi, mu by'ukuri ubaza inkoko 10 n'indi zatera ayo magi, urumva harimo inyungu nyinshi, cyane cyane kuri ba bantu batari bagira ubworozi buhanitse, kuko byabafasha mu kuzamuka gake gake. None se nkawe wazitangiye nk'ubu, ufite ukuntu waziguze zikiri ntoya, ubu uzaza uzitangira ngaho cyane ntabwo uramenya ku buryo uzazitangira kuko ugitangira? Oya, mu by'ukuri ntabwo turashyiraho igiciro cyo kuvuga ngo turakira kuri angahe, ariko natwe ntabwo twajya kure n'ubundi ibindi biciro biri hanze ngo none ngo tuye kugora abanyarwanda, kuko ari inkoko natwe zitatugoye cyane mu kuzorora. Natwe ntabwo twazifata ngo tuzishyire ku giciro bizagora abantu, kuko n'ubundi isoko rya mbere tugamije ni abantu batari bagiye ubworozi bunini cyane. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo tubace amafaranga menshi. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo turategereza igihe muzazagurira zikororoka nibwo muzatangira kugura. Ikindi kintu nakubwira hagati aho ngaho, icyiza cy'izi nkoko ntabwo zirya ibiryo byinshi nk'izi nkoko za saso, za kuroira n'izindi zisanzwe, kuko zo urabona nka ziriya nkoko iyo imaze gukurya zishye gutera amagi ibirya hagati y'amagarama 120 na 125. Iyi nkoko ntabwo ishaka kurenza amagarama 100. Wayivangiyemo na biriya byatsi noneho wayiha 80 ikabasha ikabaho neza. None se izi nkoko nk'uko watubwiye twagiye tukubaza amoko yazo, uvuga ngo ni amoko menshi, hari izifite ubwoya buhagaze, wenda nk'indi, reba nk'iyi iyi nkoko urabona ifite amababa ajagaraye cyane. Yego, ziratandukanye nyine nk'uko tuzi inkoko za kinyarwanda n'ubusanzwe ubona ko ziramo amezi, zibamo amoko menshi. urabona ko ubwoya bwayo burahagaze. Yego, dufitemo n'iz'ibirayi, wanshakira ka gakoko k'umurangi sorry, kandi bere cyane aka ngaka ni ubwo niko kameze, kariya niko kabaho, ntabwo ari kuvuga ngo kararwaye. Kazane
hari abantu batari bamenyereye imirangi idafite ubwoya ku ijosi. izi nkoko nanjye nazirukaga kera ariko muri izi nkoko barazimaye zisangamo. wazisanzemo? Yego. Okay. wazisanzemo. Ariko urabona mu by'ukuri muri make ni inyarwanda. Ni inyarwanda nta tandukaniro rwose. Ariko ikirenze kuri izi ni inkoko ikura ikaba nini cyane. Zanira nk'iriya nkoko y'umweru rando, ni inkoko ikura ikaba nini, ntabwo ari nka kwa kundi kw'inyarwanda zacu usanga zaragize ibibazo ugasanga ni agakoko gatoya. Reka batuzanire inkoko imwe murebe mu by'ukuri uburyo inkoko ikura ikaba nini, ukibaza nimba iyi nkoko ntabwo, izi nkoko zose nta n'imwe irarenza ukwezi n'iminsi 5. Murebe namwe inkoko y'ukwezi n'iminsi 5 tuba twahaye ibyatsi, nimurebe ukuntu ingana. iranaguruka. Ni inkoko rwose zikomeye, urebye n'amaguru yazo zibona ko ari inkoko zifite amaguru ameze nk'aya dendo. zirakomeye. sawa rero, wenda ikindi kintu wenda washishikariza abandi kuri ano matungo, hari nk'uko ubivuga nk'uko nawe wagiye iriya ukazizana, nimba buri wese nimba yajyayo, ariko ikigaragara cyo ni kugira ngo worohereze abanyarwanda wenda kugira ngo bazambuke bajye Uganda bazaze kuzireba ahangaha mu gihe runaka zagiye zororotse. Yego, icyo nabwira abanyarwanda mu by'ukuri nk'izi nkoko zarampenze mu by'ukuri bwo kujya gukura ikintu hanze. Urabizi ko cyane cyane ibintu by'amatungo bisaba ibipapuro byinshi cyane. Byantwaye igihe kinini kugira ngo mbone impapuro, binsaba n'amafaranga menshi kugira ngo izi nkoko zingereho hano. Rero mu by'ukuri sinekereza ko umuntu yakirirwa ajya kuzishaka hanze, kuko izi nkoko nyuma y'amezi 3 ziraba zatangiye gutera amagi. Rero kugira ngo umuntu ajye gushaka inkoko hanze hano mu Rwanda ihari, ndumva yaba agiye kwivuna. Uwashaka inkoko yazatubwira tukamuha inkoko. Okay, murumva rero nshuti za Coffee Sale, umuvandimwe izina nitwa Claude. Claude urumva ko yabikoze. Uzakenera izi nkoko nyuma y'amezi 3 cyangwa 4 hano icyororo kizaba gihari, urumva yabaha ikaze. Gusa iyo twakoze ikiganiro nk'uku nguku utanga imyirondoro cyangwa nomero za telefone uzagukenera ujya azaguhamagara akeneye iki cyororo cyangwa kubaza aho kigeze kugira ngo umworoze. Murakoze cyane. Ndumva wazivuga. Nimero yanjye ya telefone ni 0782 17 06 18 0782 17 06 18. Ariko nuko abantu mu by'ukuri nabonye mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko umuntu akora ibintu akabyihererana ntashake kugira ngo abyereke n'abandi ngo babyigireho, sinzi impamvu. Njye nateje ndavuga ngo ni kubera iki ifamu yanjye nayo nayikorera aka YouTube channel gatoya, ku buryo umuntu wajya abashaka gukurikirana ibi bintu, kuko urumva ntabwo muzajya muhora muza hano buri gihe. Byibura yajya kuri YouTube akajya areba, nubwo nashyira amavideo menshi ariko tuba ari dutoya. Iyi famu yitwa Bof Farm, na YouTube yacu yitwa Bof Farm. Ubishaka rero mubishoboye mwaza kuyishyiraho, none bakaza kuyireba bakakurikirana utwo tuganiro duke nubwo bitaraba byinshi, ariko bakajya gukurikirana gake. Murakoze. Murumva rero nshuti za Coffee Sale, ikiganiro n'iki cyari gikenewe umuvandimwe nk'uyu kugira ngo tugezeho ubu bworozi bushya bw'inyarwanda, inkokokazi kandi inkoko nziza. Urumva uburyo batuganirije ntabwo zigora, no mu mirire mwabibonye ntabwo zigora. Murabona kandi uburyo bazigaburiye ziba zifite apeti, nayiha ibihagaze zose ziba zifite courage. Murabona ko byose ziba zibijyana apeti. Ndumva rero hari ikindi twatwibagiwe. Ikindi kintu nshaka kubwira abanyarwanda, ubwo najyaga kuzana izi nkoko i Bugande, mu by'ukuri mfite gahunda yo korora inka, ariko ntabwo mfite ubutaka bunini cyane. Nibazaga uburyo nzorora inka nyinshi kandi mfite ubutaka bukeya, kuko nororera mu mujyi wa Kigali, numva birangoye. Nuko rero nza kumenya ko hari ubwatsi bwa hybride babwita Super Napier Pakchong. Ni ubwatsi buturuka muri, ndatekereza ari muri za Indonesia cyangwa Philippines. Ni ubwatsi bafashe urubingo rusanzwe rwacu baruvanga n'ibisheke kugira ngo bijye biryohera inka, kandi noneho ruba rubingo rukura cyane kandi mu gihe gitoya. Nabwo rero hano turarufite, wazarushaka yatubwira narwo twarumugezaho.
Okay. Yego. urumva rero ibyinshi mufite byinshi byiza kandi bishobora guteza imbere abanyarwanda. Uru rubingo nuko ubona rutari rwakura cyane ngo rwegerane ko twashyizemo imyanya kuko iyo rukuze bundi ruraturika cyane rugafatana, niyo mpamvu ubona twaruteye tugashyiramo imyanya minini kandi tukaba turagira n'ifumbire ihagije yo kurufumbira. Ubundi rero uru rubingo nk'uko nabwiye rwitwa Super Napier Pacchonga. Ubundi izi mbingo zisanzwe ziba zifite ibintu bimeze nk'ibyoya ku buryo ukoraho gutya bikagusigaraho, ariko uru rubingo ushaka warwahira wambaye isengeri nta kibazo kuko rukaba rwinshi cyane. Uru rubingo nurufasha aborozi abarukeneye, ubwo n'imbuto twabaha kubera ko hari ifari mu rweze cyane twatemaho tukabahereza kuko ni urubingo rukura rukaba rwinshi, kurwahira biroroha kandi noneho ruryohera inka kuko buriya nuko nta muhoro dufite ngo duteme, ntabwo niyo urumeze nk'urigataho rumera nk'ururyohera, ntabwo arusharira nk'ibyatsi. Ni ukuvuga ko barubanguriye ku bisheke. Yego, niyo mpamvu turuhereza inkoko zikarurya zikarwishimira. Yego, nabyo ni byiza. Urumva ku borozi nabyo urumva badufitiye agashya, badufitiye ibyiza. Yego, Nyagasani agumye abafashe nyine. murakoze cyane.